sa rukaruma umuntu rukaba rwikuyemo urubori kandi urucyo rwarangije kurya umuntu ruhindurirwa izina. Please ruhindurirwa izina, dore mwananiwe kujya kure y'induru z'abarasana none babamazemo imbori. Iyo baruvanyemo urubori ntabwo rwongera kwitwa uruyuki, ruhindurirwa izina rwitwa umuyugira. Kandi iyo rwamaze kuba umuyugira ntiruba rwemerewe gusubira mu muzinga, rwirirwa rwirukanka ruyugira imiyugira mabitanu nkureberemo icyo cyifuzo gura umukeka nzapfukameho niko Imana ivuze. Ohereza ituro, yo ni imiyugira mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, turabasuhuje mu butatu. Ubwo tubasuhuje mu butatu, Imana iguha umugisha wowe ufunguye kino kiganiro nonaha. Imana iguha umugisha, ihita ukanda kuri subscribe cyangwa sabone bitewe n'ikikorohera. Hanyuma nubikora Imana iguha umugisha ko ubikoze, kandi uwabikoze nawe akomeza ahabwe umugisha waranshyigikije. Ndasuhuza rero abantu mwese mudukurikiye aka kanya aho muherereye hose, cyane cyane aha hantu ntuye, aho ntuye ubwo abaturanyi bahise bamenya hariho. Hanyuma ndasuhuza abantu munkurikirana muri iki gihugu cy'u Rwanda, mugubwe neza mu mpande enye zacyo, kandi ndabasuhuje abankurikirana bari mu mpande enye z'isi. Umugisha w'Imana ubane namwe. Nimba unkurikiranye unaniwe, Uwiteka agukandakande, agukorera massage, ajya ayikora ndabizi neza. Hari ingabo zo mu ijuru zishinzwe kuvura iminaniro, izo zimanuke zikuvura umunaniro. Ushobora kuba urimo nkurikirana urwaye, Imana iguhe gukira mu izina rya Yesu. Uri mu nzira ugenda ugereye amahoro, kandi nimba wagize ikiruhuko uruhuke neza. Imana iguhereze umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda. Nagira ngo rero uyu mwanya tuganire amagambo y'Imana. Jyewe muri kumva wo mbonye bwa mbere nitwa Nyirabagenzi Alice, nubwo iyo channel ari Eva Mama Lionel, nk'abandi Mama Lionel. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, kandi ko warahisemo gukurikira ubutumwa buba kuri channel, ujye ubwoherereza bagenzi bawe bakunda amagambo y'Imana, n'amagambo aruhura, n'amagambo y'ubwenge. Abantu uzi bakunda ibimeze gutyo ujye uboherereza. Yesu aguha umugisha. Nagira ngo uce bugufi dusenge Imana, hanyuma tuganire amagambo ari gufasha umutima wanjye. Mana ishobora byose, ndagushimiye ko uri umukozi w'umuhanga. Izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi. Kuturinda waraturinze, kandi kuturinda ni intego yawe. Nturobanura ku butoni. Iyo ugiye kurinda umukirisitu n'umupagana byungukiramo akarindwa, kuko ukuntu uteye ufite ukuntu ukunda abantu bose. Uvubira imvura babi n'abeza. Uri Imana wuzuye urukundo rwinshi. Yego, uburinzi bwawe bukomeze bube kuri ubu bwoko, imbaraga zawe zibe kuri bo. Iri jambo tugiye kuvuga rishorerwe n'imbaraga z'Umwuka wera, kandi umuntu wese uryumva rimubere umuti ukiza. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abahereze umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Abarokore bari hano muvuge ngo amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, kandi n'abicaye iruhande rwanjye muvuga ngo amen. Iruhande rwanjye ndikubona umukobwa wanjye na kameramani, akunda kunkurikirana. Umukobwa wanjye wo mvuga aba ndeba mu maso, ariko mba mbona ibi bintu bizamufata nawe. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 5 umurongo wa 11. Haravuze ngo kure y'induru z'abarasana, aho bavoma amazi, abariho bazajya bavugira ibyo gukiranuka by'Uwiteka n'ibyo gukiranuka ko ku ngoma ye muri Isiraheli. Nuko abantu b'Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo. Bamanukana amahoro mu marembo. Nuko abantu b'Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo.
iryo jambo rero abantu ryandika we nubwo atari ryo ndibuvugeho cyane naryo riraryoshye. Nuko abantu b'Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo. Kera nyigisha ishuri ryo ku cyumweru, yewe natangiye kuba umuvugabutumwa nigisha Ecole de Dimanche, niho natangiriye ivugabutumwa nigisha abana ishuri ryo ku cyumweru, nkabaha na diplome. Yewe natangaga na diplome ziteho kashe y'itorero rya ADEPR. Urumva natangiye kuvuga kera. Rero nk'ubu mpise numva nk'iri jambo umuntu yahita avuga ngo nuko abantu b'Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo kure y'induru z'abarasana. Niho tugiye kuganira kuri aya magambo. Sindi bwinjire cyane mu makuru ya Debora, ndamukunda murabizi. Ubundi muri Bibiliya abantu bose ndabakunda, ariko ngira abantu babiri nkunda ngakabya. Uwa mbere ni Eliya w'itishobi, uriya mushuti wanjye Eliya w'itishobi, akaba n'umuvandimwe musaza wanjye. Nkaba undi wa kabiri nkunda ni umugore witwa Debora, umugore mugenzi wanjye Debora n'umuturanyi wanjye rwose wa bugufi hano muri Bibiliya. Debora ndamukunda. Aha rero yari afite adresse iberamo munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora, ngo niho abantu bamusangaga akabacira imanza. Kandi Debora uyu nguyu yari mukarapidote, yari afite adresse, yari umudamu ufite adresse. Uyu Debora yagiraga adresse. Iki kintu abantu mufashe kucyumva kuko nabyo hari andi mavuta bitanga. Uri mukarunaka, mumbabarire simvuze gutya kugira ngo ngire nkomeretsa, ariko hari igihe n'ubundi Imana ijya indinda no gukoma rutenderi. Mukarunaka nabyo hari andi mavuta bitanga. Mujye mutwihanganira rero abantu turi ba mukarunaka, ntimuturenganye, turacyahanyanyaza natwe ntibiratuyobera. Hari nyine hari abo byayobeye, hari n'abo bizayobera, hari n'abo bitazayobera, hari n'abo byacanze, hari n'abo bitaracanga, hari n'abo bizacanga. Ariko nirukanye umwuka utuma mucanganyukirwa mu izina rya Yesu. Ntimuzacanganyukirwe rwose, ndabingiza mu mbaraga n'ubushobozi mpabwa na Yesu. Hanyuma rero kuba ari mukarapidote, ibyo nabyo hari andi mavuta byamuhaga. Afata umwanzuro aravuga ati yewe nkurikije akajagari Sisera afite. We Debora n'uriya mugenzi we, ari we mugenzi wanjye yitwa Yayeli, ni abagore babiri bakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Mbakomeye mu mashyi. Amen, 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 amen. Debora na Yayeli, mwe mwakira aya mashyi ndabahaye, nubwo mutakiriho, nubwo ntabazi, nubwo ntarababona, ntacyo ndahari, nta cyuho cyanyu kizagaragara, nta cyuho kizagaragara. Nanjye nzajya nikwedura nkubite ba Sisera gahanga nkamanyure. Nanjye nzajya nikwedura ngwana intambara mwasize mutarangije. Imana ibahe umugisha, mukomeze muruhukire mu mahoro, mwarakoze. Hanyuma aha rero yararirimbye ahangaha. Ubundi ni indirimbo ye. Ubu iki ni igitero yaragezeho cya 11. Aravuga ati kure y'induru z'abarasana niho bavoma amazi. Ni amagambo ashaka ko tuvuga, kure y'induru z'abarasana. Ubu rero umuntu nkurikiye hano, ndashaka kugufata nkagushyira kure. Abanyamwuka muraca mu cyumba cy'umwuka duhure mwumva icyo nshaka kuvuga. Ndashaka kugufata nkagutuza kure y'induru z'abarasana mu buryo bw'umwuka. Abazimu ntibaze kukurasa muri uyu mwaka. Twiyamye abazimu baza kurasa abantu, ngo utuze kure aho abazimu batakurasa, aho imyuka itakutera, aho ibizimu bitakugenda ngo bikugereho. Kure, nimvuga kure umfashe kumva kure, umfashe kumva kure y'induru, kure ahantu utumva kakavuyo, tumva kakajagari. Kure mu buryo bw'umwuka ndashaka kugutuza kure, kandi mu buryo bw'umubiri naho singusiga. Ndashaka kugushyira kure. Yesu we fasha. Ndashaka kugushyira kure mu rwego urubura rushobora kugwa mu gihugu rugasanga wagiye gutura kure aho bita Gosheni. Aho ngaho Gosheni nta byago byahageze, aho ngaho Gosheni nta rubura rwahageze, abatuye Gosheni bari mu mahoro. Ndashaka ko utura kure
aho uzajya wumva ibintu biri kuba ariko ukaba kure. Kandi ndi mu mwuka, wenda nuko ntari mu ntera za Haleluya mumenyereye, ariko ndi mu mwuka. Umuntu uri bumfashe kwinjira mu cyumba cy'umwuka aramfasha mutuzeyo. Ubwo butwara Imana arabumaye. Kandi nawe witerure, wituze kure. Ubanze ungire kure y'aka kajagara abantu bamaze iminsi bakuzanaho, ujye kure. Ujye kure. Hari umuhanzi wo mwisi wavuze ngo sinshaka kwiteza ibimustresa, ndashaka kwirirwa nseka. Urumva nawe bagiye kure y'ibimustresa. Nawe bagiye kure ibintu bimustresa. Ndashaka kwirirwa nseka, sinshaka kumva ibintu bimbangamira. Ndashaka kuba kure y'induru. Nituvuga induru, ariko Mana hari induru hanze aha ngaha. Hari umugabo umwe ahuye n'induru witwa Samusoni, yaranambabaje cyane. Yahuye n'induru ku musozi Irehi. Ageze muri quartier y'Irehi ngo bamuboshye imigozi, baramuzamukana. Ngo ageze asanga induru ngo zisakuriza icyarimwe, kubera ko ari amazi iminsi ari kure y'induru, ari kuvoma amazi. Kuko ndashaka kukubwira impamvu yo kujya kure y'induru. Jya kuvoma kure y'induru, jya kuvoma ku buryo uza ukabamanukana, uza ukabubakana etaje, uza ukabaririmbana, uza ukabahimbana indirimbo, uza ukababurana itorero, uza ukabagirana ububyutse. Jya kure y'induru, banza uvome. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Samusoni yaravuye kure y'induru, ibere mu gitare cya Etamu, aragiye kure. Ngo arangije ngo bazanye urusaku, ngo yegura umusaha w'indogobe, ngo yabishe ingongo imwe. Nawe tumuhaye amashyi. Umva ndi mu mavuta yo gushimira aba bantu. Samusoni nawe akira amashyi, ngo uhaye amashyi. Wakoze ibintu bikomeye kuko wabaye kure y'induru. Rimwe umudamu umwe witwa Hana yaravuze ati ibintu ndabona bikaze, ubugumba bubaye ubugumba, akajagari ka Penina kaba akajagari. Nubwo umugabo wanjye ari kumbwira ngo murutira abana b'abahungu 5, sinkurutira abana b'abahungu, nkurutira abana b'abahungu 10, nkurutira abana b'abahungu 20, ariko ndabona ningumya kwicara aha hafi y'uru rusaku, reka nigire kure y'induru. Yigira kure y'induru agishira. Yewe ndashaka ko muri uwo mwaka uvoma kure y'induru z'abarasana, ukajya kuvomayo kure y'induru. Ngo ageze ishiro, Uwiteka aramwibuka, ngo amanukana. Ngo nuko abantu b'Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo. Kuko impamvu ushaka kujya kure y'induru, bubaye bize ho gake, ujye kure y'induru. Bajya gutungurwa nuko umanuka muri uku kwezi kwa 2, umanukana amahoro mu marembo yabo. Yewe data we, arigenda kuvuga igifaransa, umva navuga ngo c'est très bien. Yesu we, n'utuntu twasebo hafi aho ngaho. Kuko ndumva na Hana ateruye uruhinja rwe, Samuel arareba akavuga ati c'est bon. Ibintu ni bo kabisa. Ariko haleluya, kure y'induru, jya kure y'induru. Uwiteka abwira ati ihuti kereti bare 3, wamanutse ihuti, genda kure y'induru, genda kereti, niho nzagutungira. Kure y'induru zaba bapagani niho nzagutungira. Uzanywa amazi y'akagezi, ibisiga bizaguha akanyama, uzarya umutsima. Kure y'induru niho ugiye kubonera ikintu cyitwa intungamubiri zose. Kure y'induru z'abarasana. Ndashaka kujya kure y'induru, ukajya kuvoma amazi, ukajya gucagingwa. Wamuvuga butumwa umaze iminsi uvuga, ariko namwe tujye tunababwiza ukuri. Murabizi muravuga butumwa bagenzi banjye, mwakwihanganye mukajya kure y'induru, mukajya kuvoma amazi, hanyuma namwe mukamanuka. Abantu b'Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo. Namwe rega nimujye kuvoma. Sundi mwebwe muhora muvuga ntimushirirwa, muhora na ubuhanuzi buri munota, ngo amateraniro narangira ngo musange mbabwire ibyanyu ibikize, ngo urabona ngo mutange hariya ngo ituro ngo mbahe ibyanyu sibiki. Ufite isakoshi bitwaramo, jya kure y'induru z'abarasana, ujye kuvoma. Mujye kuvoma. Na Yesu yabaga mu materaniro ninjoro akarara ku musozi. Hanyuma mwe muri bantuki, mwe mumva muri bantuki. Nimba Yesu yarabwirizaga ari Kristo, umunyembaraga, umunyanazareti,
akaba mu materaniro, akirirwa asengera abarwayi, akirirwa akiza izananiranye, akirirwa avuga ijambo ry'Imana, akirirwa abwira abantu ngo hahirwa. Ninjoro akarara ku musozi kugira ngo agire imbaraga. Wowe uri muntu ki? Jya kure y'induru, jya kure y'induru z'abarasana, niho bavoma amazi, niho bavoma amazi, kure y'induru. Imana itugirire neza cyane, kandi mu buryo bw'umwuka ndashaka kujya kure y'induru. Bizagutera guhora unesha, bizagutera guhora ugira imbaraga, bizagutera gutumbagira. Biravuga ngo abo ngabo ngo bazatumbagira ngo nk'ibizu, bazatumbagira nk'ibizu. Iyo watumbagiye, wagiye kure y'induru, hari ibintu biza guhiga abandi ntibikubone mu buryo bw'umwuka, hari biza kurangiza abandi ntibikubone mu buryo bw'umwuka, ukabirokoka kuko wagiye kure y'induru kuvoma. Iyo Daniyeli atajya kure y'induru ngo ajye kuvoma, amara iminsi 21 avoma, ntabwo aba yarabaye minisitiri w'igihugu, ntabwo aba yarazamutse. Yatabawe n'iki? Nuko yagiye kure y'induru. Rega kure y'induru ushobora kugenda ukamaraho n'umunsi umwe, ntabwo ari ahantu ugenda ngo uzindukire umare imyaka 2 cyangwa umwaka. Ushobora no kujyaho umunsi umwe kure y'induru, ukajya kuvoma amazi. Ukavoma amazi. Naho umune wa hano yaravuga ngo ivomera amazi azabe ahagije mu gihe cyo kugotwa. Mbega azabe ahagije mu gihe uzahura n'abantu batigeze bajya kure y'induru. Kuko izi nduru bafite, uzabimbwa, urayubatse ntuzayibamo, urize ntuzabona akazi. Urumva izi nduru we. Abakobwa beza bazabatera inda, umva izo nduru we. Kwa Jinara Yesu. N'abantu bagira amagambo arimo induru zikaze. Nyumvira we. Aratwite ntazayibyara. Baramubaze bwa kabiri ntazongera, umva izo nduru we. Umva nk'izo nduru. Mukobwa ushatse ntabwo yize, umva izo nduru. Nyumvire. Uriya musore wabo ntabwo bajya bakira. Na se yari umuyede, umva induru. Jya kuvoma amazi kure y'induru. Nutavoma amazi ntabwo izi nduru uzashobora kuzibamo. Genda uvoma amazi, ubundi umanuke. Abantu Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo. Umanuke wambaye kuteri mu buryo bw'umwuka, kuko hari n'ukuntu Uwiteka twambika amakuteri, bakavuga tukamera nk'abadahari, kuko twavomye kure. Uzabere urukira ujya gutara kure cyane, rukavunika. Muri iyi minsi nazo inzuki Imana yanjye nimba nazo zigira abazisengera, ntabwo mbizi, nzabibaza pasiteri wanjye nimba n'inzuki bazisengera. Nazo ziri kujya gutara zikagwa iyo zigiye. Ziri kugwa iyo zigiye kubera iki? Ziri gusanga bene umurima barateye imiti ku rurabyo, igahita igwa aho ngaho. None rero muri no minsi n'abantu bari kujya gutara imbaraga, mukagenda mukahagwa kubera iki? Mwajyanye n'abantu bafite imiti. Ariko ubundi umunyamwuka wumvise icyo mvuga, cyangwa mutegereje za Haleluya 6? ngo zirindwe, ngo mbwirira, ngo munyeganyeze, ngo mubwire, ngo murebe mu maso. Muri iyi minsi muri kujya gutara amakuru, muri kujya gutara imbaraga, mugasanga mujyanye n'abantu biteye imiti. Ukahagwa ugashiduka shiboreti kunaniwe, ukajya uvuga siboreti. Naho wagiye gutara usanga bateye imiti ku rurabyo utaraho. Message iratambutse. Nawe se uri kujya kure y'induru z'abarasana, ukagenda uhetse abantu 5 bifitiye imikasiro. Yesu yajyanwaga n'umwuka mu butayu, abandi mujyanye abantu bajyanywe n'ubukode, abandi bajyanywe n'abagabo bakubise imisaba ihengamitse, abandi bajyanywe na cyamunara, abandi bajyanywe no guhumanya, abandi bifitiye ibishwekuru bakorana nabyo, abandi bifitiye imiryango binjiyemo ikorana n'imyuka mibi. Ubwo abantu 5 ujyanye koko nawe udaheruka kujya kure y'induru. Harya ubundi ubwo ntumeze nka rwa ruyuki rurimo rutara aho umuhinzi yateye imiti, rwagera ku rurabyo rugarya imiti rukahagwa, hanyuma umwami w'inzuki akazategereza ko rugera mu muzinga agaheba. Aho ni hamwe. Abanyamwuka nibo barimo banyumva. Ikindi
uzi ko hari igihe uruyuki rukora ikosa rukaruma umuntu rukaba rwikuyemo urubori, kandi uruyuki rwarangije kurya umuntu ruhindurirwa izina. Please, ruhindurirwa izina. Dore mwananiwe kujya kure y'induru z'abarasana, none babamazemo imbori. Iyo baruvanyemo urubori ntabwo rwongera kwitwa uruyuki, ruhindurirwa izina rwitwa umuyugira. Kandi iyo rwamaze kuba umuyugira ntiruba rwemerewe gusubira mu muzinga, rwirirwa rwirukanka ruyugira. Ruyugira imiyugira mabitanu nkureberemo, icyo cyifuzo gura umukeka nzapfukameho niko Imana ivuze. Ohereza ituro, iyo ni imiyugira. Mbega imiyugira 200 nkugira ku musozi. Ni umuyugira. Mu kanya umuyugira iravuze ngo ijisho ry'ibumoso rigiye kuvamo. Miyugira ibivuga mu nda yawe Imana inyeretse ko harimo ikintu bashyizemo. Idutegetse ko tuzajya ku wundi musozi w'Ubuganda, ohereza ndi. N'imiyugira arangije kuva mu mizinga. Yesu we, yirirwa izerera itabasha kugera mu mizinga. Iyo message nayo iratambutse. Twakomeje jya kure y'induru z'abarasana, aho bavomera amazi. Jya kure y'induru. Aleluya. Jya kure y'induru z'abarasana, aho uvoma amazi kamanukana amashimwe. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo dusoze dusenga, ariko icyifuzo mfite, ndumva ashaka kugusengera mu buryo bw'ikigeragezo ufite. Imana igutuze kure. Dore ufite ubukwe, Imana igutuze kure batakwica. Dore Imana aguha akazi keza, Imana igutuze kure. Dore abana bawe bari kwiga, Imana ibatuze kure ntibabatwara ubwenge. Dore igihe cy'isarura kirageze, Imana igutuze kure. Dore abana bawe bageze igihe bashimishije, Imana ibatuze kure. Famiye yawe yituze kure. Umugore wawe Imana imutuze kure, kuko inda twite ntabwo bari kuyishakisha. Imana imutuze kure, kure y'induru z'abarasana. Aba bantu barasana, ariko ubundi reka nkubwire iri jambo ubundi uri kuryumva. Usibye ko wenda tuzakomeza kugenda tuvuga amagambo y'Imana, ubundi abantu barasana banza wumve. Sinabavuga ntabwo ari abantu bavuga, ntabwo ari abantu baterana amagambo, ntabwo ari abantu basakuza. Impamvu iteka kujyana kure y'induru, wazumvise ko ari induru z'abarasana. Iyi myambi, ya myambi wa mubi yanyanduje. Iyi myambi kure y'induru z'abarasana. Jya kure y'imyambi batakurasaho, barateguye, bamaze iminsi barateguye. Jya kure y'induru z'abarasana, umanukane amahoro, umanukane imbaraga, umanukane amavuta, umanukure umuriro. Jya kure y'induru. Imana ajyaga izamura Mose umusozi, akajya kure y'induru z'Abisiraheli, akagenda ikamucaginga, ikamuha amakuru, ngo akamanuka arabagirana. Imana itugirire neza cyane. Nubwo butumwa nagira ngo ntambutse, kandi bene bwo ngira ngo murabwumvise, ngo tuje kure y'induru z'abarasana, ujye umanuka urundi wundi. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye cyane. Ukoze ikintu cyiza cyo kudutereka kure y'induru z'abarasana. Bitwaje imyambi, bitwaje amacumu, mu kanwa kabo ni menshi, barateguye, bafite ibyo bakorana nabyo, baraturasa. Tugiye, aleluya, aleluya. Twituje kure aho na network zabo zitadufata, kure aho bazajya banaduhamagara bagashiduka telefone zibaye compose, kure aho bazajya bohereza ibintu tukabifata mpiri. Haleluya. Urakoze Mana, ndagushimiye kuko zibikomeye bitarondoreka. Gushimiye ko ubwoko bwawe butuje kure y'induru. Urakoze kubikoze neza. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amina, amina. Shalom, shalom. Imana ibahereze umugisha.